benshi mutuye mu karere ka Kamonyi mutazi ahantu izina Kamonyi ryaturutse, ndetse abandi bakaba batuye muri Kirehe batazi ahantu iryo zina ryaturutse, ndetse n'abatuye Nyabihu bakaba baraha ari abimukira ariko bakaba batazi izina ry'ako karere batuyemo ahantu ryaturutse. Uyu munsi tugiye kubaganirira inyito n'inkomoko ku izina Kamonyi, Kirehe ndetse na Nyabihu. Njye mwumva ni Nshuti Cedric, Inkomoko TV Rwanda. Ntego turakana subscribe ubikore kugira ngo tujye tubana mu bikorwa byacu ko bikeye nuko bwije. Bye ikaze. Aha mubona aka kanya ni mu karere ka Kamonyi. Gusa ubutaka bwahoze muri kano karere bwitwaga Imonyi, utubuye duto tuvunguka twakoreshwaga hozwa ibyatsi, nk'uko bisobanurwa na Ananias Bizimana, umusaza ufite imyaka 94. Ubu ngubu ahangaha hari akarere ka Kamonyi hahuza amabuye y'agaciro menshi harimo koruta na gasegereti. Akarere ka Kamonyi kandi gacumbikiye umusozi witwa Ijuru rya Kamonyi, aho umwami Yuhi wa kabiri Mazimpaka yabaga. Izina Kamonyi ryaturutse ku butaka bwitwa Imonyi buba muri kano karere. Mubona ni mu karere ka Kirehe. Umusaza Rwasamirira asobanura ko akarere ka Kirehe kakomoye iryo zina ku bwoko bw'igiti cyitwa umurehe cyangwa se imirehe. Bivuga ko icyo giti cyari ingenzi ku baturage kubera ko bakifashishaga bashitura ibirondwe ku nka zabo, bigatuma kano karere gahabwa izina ryitwa Kirehe bikomoka ku nshinga umurehe. Akarere ka Nyabihu gakomora iryo zina ku miterere y'igice kinini kikagize gikunze guhora gikonje bitewe n'ibicu biremereye bikunze kuhagaragara binatanga imvura hato na hato muri ako gace. Mu gihe usa ako gace gaherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni ngombwa kwitwaza icyo kwifubika kuko hahora hakonje n'izuba ryava. Hano hantu hahora ubukonje. Bakise Nyabihu bitewe n'uko haba ibihu byinshi kandi bifite imbeho ikomeye, bituma hahita Nyabihu district. Ngaho rero inyito n'inkomoko y'utwo turere twose tuvuze haruguru. Njye nitwa Nshuti Cedric. Niba utarakana subscribe ubikande tujye tubana mu bikorwa byacu ko bikeye nuko bwije. Tuzahura ubutaha.